ariko mana nanjye koko mana nararushye ibibi byose n'igihe bizajya bibaho gusa ubu nge nta cyiza nagira ariko mana yanjye byari byanabindumbire ariko ni andumbire mana yanjye we na Keva ndumbire umutoye n'umukuru bose koko bandumbire mana yanjye nge ibintu mba numva ntabyumva neza ariko mana we ubu koko nzagereza hehe kwicwa n'agahinda nkatewe n'urubyaro koko ariko mana ariko ndibutse ubu nanjye ngiye gufata icyemezo mbereka icyo nshoboye nk'umubyeyi wawe nta mpamvu yo kugira ngo abana bantegeke ubundi none icyo ni cyande gikomanga mana yanjye abana cyakibwa nacyo ndeka mwana wa ndeka ijuru ibyo wijira nta n'imivugano ufite yo kuvugana nawe nta soni ngo ndimo ngo ndivugisha ntivugisha se simugiye nta soni uranambaza ntacyo mfite cyo kwivugisha ngwino hano ngwino umbwira iriya ngonokera y'umugore yo sha yiriwe mumashobora kuboneye hafi pe meze uko mbona wahwereye guhera gusa ko ibibazo binyishe umva ibintu bimeze nabi byakugendekeye bite se kandi amafaranga warayabonye narayabonye ariko umbwira ko bamenye ko wayatwaye umugabo we yamenye ko yajyanye umugabo ntabwo ari ikibazo pe uzi ko Kevin bamushiranye nyine twagiye kubana ndamureba nyine nagiye watumye ntwana ari amafaranga ari nayo mpamvu mbese wo nahungiyeho naragiye umutipe inzu yanyeretse abamo yambwiye ko ariye yego ko mbese sha ntumbwiye ko ari yari yatiye inshuti ze bibaye no kwitira ntacyo muri umva bimbayeho n'akasamutwe twari turi kumwe turi mu nzu tumaze kunywa icyayi turi kwitegura tugiye yego agiye kugenda nanjye ngiye kumuherekeza nyine aho se dutanyaga yuko ari ahantu turi bunyure gusa tumaze kwitegura turi muri ibyo mu nzu turi kwitegura mbese twenda kugenda ndabyumva ngiye kumva numva umuntu arakomanze umva gukomanga ndasohoka nageze hanze nsanga n'umumama ntacyo atwaye ushinguye arantutse nshuti arantutse arantuka nawe ati se mubyeyi nanjye uranzi sinoroshye nanjye uravuga nkamusubiza nanjye akavuga nkamusubiza sha mwita n'umuteramwaka ndagenda ndamutuka kuko mushinga bitewe nuko nawe narinzi aza ari kuntuka simuzi nta n'ahandi hantu muzi sibye kumubona gusa ubwo rwa mbere umubonye ubwa mbere nari mubonye uriya mutipe se yari afite undi mugore sha washika ko nyiri kuguhereza inkuru babimbwira neza sineza haranacitse zihorere nta kibazo ibyo ntibikureba ibyanjye nawe ubu ngubu tugiye kubisobanura nta soni ariko ubona ibintu mu nkora ese mwibuka ko nababyaye cyangwa mumbonamo iki umwe afite abandi utisha ngo nabasheribe nawe ufite abandi utisha wowe none ugera no ku rwego rwo gushakira umugore mu nzu yanjye uriya ni mugore nyabakikira ni igiki ntangonokera wanzaniye mu nzu umva cyakora Imana ishimwe narabatumabuye nzongere no kukubonana nawe ucuke kuri rangonokera y'umugore uramurozi kazi gusa nta nubwo mpamya ko uramurozi kazi atakurozi ubwo umumama ndagiye mushinzeho turatukana turatongana nawe ntiyoroshye arantu birumvikana kuko umuntu uje yagutera iwawe utazi utageze ubona n'ubwa mbere ubonye birumvikana umva turatongana kuri finali sha namaze kumwita umuteramwaka namaze kumwita igiki aza kumbwira ko ari mama wa Kevin ariko mazi uko neza none nsigaye mbona ko wasaze nasoni ibintu dukorera ese ko baratubyaye watubyariye n'abagore kurya ujyaho ukantukira umugore ngo ni ingonokera we nta n'isomo ni n'umurozikazi kuki nicyo utumva akundi uri muzima cyangwa warasaze Masiko nsigaye mbona warasaze neza. Urabona ndi umusazi nta bwenge ngira. Burundu warasaze. Warasaze ikintu gisigaye nuko kujyana indera ahubwo warwaye mu mutwe ntabwo kiri muzima. Akuzi ko umfata nk'akana. Usigaye umfata nka wa mwana niba uzi cyagera afite imyaka 5, 6 kugera ku 10. Mana arakuzi.
ubu mana oya mbwira neza ngo ninde yaje kumbwira ko ari nyina wa Keve sinari muzi twateguraga kuzajya iwabo tekereza umuntu twatonganye turatukana bimwe biratinda ariko kuri finali nibwo naje kumenya ko ari mama wa Keve iyo nama hanatanaba ubwo yabyifashe mate umubyeyi umva nyimara kubimenya nawe wese ayibona pe nahise ngwa nk'ibere nabuze ikintu cyo kurenzaho nahise mbikiragi nawe nta kindi kintu yakoze dore ko akarishye umva akarishye kuruta umuhungu we nta nubwo akarishye afite umuhungu witonda umva yahise yinjira mu nzu ati ntabo nkeneye iri shyano hano riri kuri konda umuteramwaka ibice aragenda aterura ibikapu byanjye arabijugunya afata rubanda anyirutseho ako mudugu mbabarira mubwire mudugu ibintu ugiye byankomeranye rwose ibaze ko kano kanya nabungereye nabuze naho ndi wabuze naho ujya gute se kandi byagenze gute ako mudugu wari wabaho ukumva ushaka kwica umuntu ikibazo mfite no kwica umuntu ndamwica pe kuko umugore muzima urumva mudugu nawe ngira inama urumva nzanye amafaranga suzi ikibazo mfite cyo kwa Beatrice oya mbwira ntabwo ukizi ikibazo cyo ndakizi okay nzaniye umugore amafaranga nyashyize mu rugo umugore ahise yajyana tayari nta kindi nkoze bise niko bita nicyo kibandafashe mise mpeke igikapu cyanjye zandi kwiruka nkibikije ari hepfo kuri ya botike ahandi hari shange ndumva niho nkibikije ngo iki umuhungu wese atiki musiganye nanye nabari gutoga umuhungu nyine nawe urumva yabanje kubyumva nyine turi mu nzu araceceka naratireka turabanza turashwana nibwo ahise asohoka abwira ntasobanukiwe iyo nzu iyo byaje kugenda bitabaje gusanga ari iyandi yantutse arantu kambwa ati gute mumbereye mu nzu inzu ni yanjye inzu ni ya mama we niyo aba mu nzu y'iwabo nyine mama afite amazu menshi rero nimwe yafashe muri zo tumaze nkubaze uriya mugabo wawe mujya kubana yigeze akujyana iwabo twari turi kubitegura uzi ko njye nifite cya kibazo cyo kubakira mama urabona nta mwanya nabonaga niyo nakundaga kuba ndi tubitegura nanjye wamutindiraga pe yambwiraga ngo tujye nkabwira ati buretse hari ibyo nyine amasima atinda kuza mbese n'ibyo urabona umuntu wo kubakisha yabigoye birumvikana amayi ubwo se ubwo ugiye kuvuga ko ayo mafaranga yose mushaka kuyarya mukayarigisa di miliyoni 120 nanga kubwira ikibazo umuntu agashaka kunyumva mu bundi buryo ibaze ikibazo iki kibazo na hano ntarakigeza sibyo nawe duwe ubundi nene nakubuze ubundi usigaye uba mbabari umbwiza usigaye uba genda hani nsigaye mba mu Rwanda nsigaye mba umva ikibazo nawe ngira inama umugore nzanye amafaranga urumva amafaranga y'umubyeyi wahuye n'ibibazo kuriya urumva udafite shinge na rugere naho yahagarara umugore ahita ajyana amafaranga mu buri atsigire n'umwana noneho icyo kintu uri kucyumva buriya abwo reka nkubwire kakana gato ntukazi uzi umwanzuro twumva ndakazi uzi umwanzuro twumva twabifatira umwanzuro twumva twabifatira nuko twashaka uwo mugore nese uwo mugore yarajyanye cyane mwikaritsiye ibyo bintu ndabizi koko ibyo bintu n'ahantu mbizi ntabwo yaba akiri mwikaritsiye gusa ariko reka nkubwire ariko aho mufatira mudugudu reka nkubwire nimutamfunga ubwo birarangiye nibwo twe turi gutegura kujyayo no mu gitondo mana mu gitondo turi kumwe icyayi twabivuzeho tukimara kubivuga nibwo numvise umuntu akomanga shamana umva nabuze ukuntu ndi bubigenze ubwo ni ukuvuga ngo iwabo umuhungu ntaho uzi nta muvandimwe n'umwe uzi nta n'umuntu iwabo ukuzi ni njye waburaga mudugu njye nica umuntu baramfunga kuko amafaranga y'abandi miliyoni 100 uri kuzumva na 20 uri kuzumva miliyoni 120 cyane ukuzivuga mu magambo njye nazikozeho urumva ninyo uzi ukuntu ayo mafaranga angana none urimo uravuga ati ngo nzica umuntu ese reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo kandi unsubize nyine wowe urarebye ugasanga iki gihugu nyine iki gihugu runo Rwanda sibyo uru Rwanda uri kubona ari akarima k'iwanyu kwa sogokuru n'abantuza bose ku buryo ufata umwanzuro ukavuga ati ngewe burakewe ngiye gato ndagiye ngiye kwica umuntu umva rero mudugudu twumvikane icyo kibazo ndi kukubwira ntabwo uri kukibasha kucyumva neza kubera ko
ayo mafaranga ushobora kuba wowe utaranayatungaho miliyoni 120. njye wari uyifitiye mu gikapu nzi uko ngana sibyo? ayo mafaranga aratuma nica umuntu. ahubwo ikibazo cyanye ni mutakirukamo ngo batse uwo mugore mu mushake mu mubone. Mudugu mubwije ukuri ndica umuntu kandi nimwica birabagiraho ingaruka.